nongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe cyane. Abakunzi ba Eugenie Family ndabashuhuje cyane. Turi kwitegereza inkoko. Ni udusimba twiza cyane dushimishije tubaho mu matsinda. Nk'izi ngizi zegerana bitewe na rusake. Hari izifite isake runaka zigendana nayo, hakaba n'izigira indi zigendana nayo. Uvuga ngo uko amasake ahari niko nazo zigenda inkokokazi mu matsinda zikurikiye amasake. Sinzi ngo niba navuga ngo uko zikundana. Wasanga nazo zifite ukuntu zikundana kuko narazitegereje cyane. Nsanga hari izigendana ku buryo nshaka kubura inkoko zimwe na zimwe murebe nk'ubuzi ukuntu ziri mu gatsiko. Nshobora kuzibura najya nko kuzishaka ahantu nkavuga nti izi ngizi ziri kumwe n'izi ngizi, kandi kuko ngasanga niko bimeze, ngasanga ziri kumwe. Ibyo rero ni ubwenge Imana yazihaye tutazi twebwe ikiba cyabiteye nyine kugira ngo zikurikirane. Izi zindi rero ziri gutenereka amababa ni iziri gushaka kurarira, nubwo nanze ko zirarira nyine nazimye amagi. Dore nk'iyo mu muryango nazimye amagi, zizagera aho zibireke nyine iyo zabuze amagi. Uri kubona ko hagiye harimo n'amasake nyine agiye atandukanye nk'uko bimeze. Kuvuga ngo rero ukuntu zibaho njya nzitegereza cyane, ariko binanira kubisobanukirwa nyine. Hari ubwenge Imana yazihaye tutazi. Umuntu wese ashobora kwibaza akayoberwa ibyo ari byo. Nuko rero zigenda ziberaho mu matsinda nyine, ugasanga dore nk'izi ngizi n'utwana zirajya kungana, ziba ziyegeranije, inkuru yazegera ikazirya mu byiciro byose nyine. Utwana kenshi usanga turi ukwatwo tutajya kunda kwegera inkuru. Izi zajya hano mu myumbati nazo urabona ko zimeze nk'izirobanuye zijya gusa, zikaba ziri hamwe n'izindi nazo mwabonye ko ziri ukwazo, uko zigiye zitandukanye nyine. Kereka dendo n'abana niyo isigaye ibuze izindi kuyegera. Ni ukuvuga ngo rero izi nkoko nyine ziba zishimishije mu bintu byose, ari ukuntu zibaho, ukuntu zibana n'abantu, ubwenge zifite byose iyo ubirebye bikwigisha urukundo rw'Imana. Ibyaremwe rero byigisha abantu urukundo rw'Imana cyane. Ariko ni ukuvuga ngo izi nkoko zikomeza zitembera zikagendana, zageraho zimwe zigataha n'izindi zikazikurikira. Ikintu nakundiye izi nkoko zanjye rero, nk'iyo hari umuntu uzigezeho, hari nk'igihe ziba zagiye ku musozi wenda nk'umuntu agashikaho kuza kuzifata, umuntu ziragiye ahita abimenya ko haje umuntu, zihita zisakuriza rimwe, ugahita uvuga uti hagiyeyo umuntu nyine, ukabimenya urusaku zifite, zihita zikumvisha ko hari umuntu uhari. Bigatuma niba hari n'uwari ugiye kuzifata ahita agira ubwoba, kuko imwe iravuga n'indi ikavuga, zikavugira rimwe zose zigatera hejuru, urusaku rukaba ari rwinshi, ugahita umenya ko zifite ibibazo. Ibyo byose rero ni ubwenge Imana iba yarazihaye nyine umuntu atamenya, kuko ziba zajya ahantu hatandukanye henshi cyane. Ziba zagiye zizenguruka ahantu hose nyine, kubera ko ari ahantu hanini. Mu gihe ibishyimbo baba batarabihinga, ndazireka zikagenda ahantu kure, zikagenda uko zishaka nyine zikidagadura, zigakora ibyo zumva bizinejeje byose. Muri kubona ko harimo n'izigenda zidakoze amatsinda cyane. Nuko rero zijya ziyuhagira. Muri kubona izi ngizi ziri kwiyuhagira, zakoze pisine. Iyi ni pisine zakoze nyine, zifite ukuntu zibigenza. Itaka ni ryiza ribamo n'umuti. Ni ukuvuga ngo rero ziyuhagiye nyine, zakoze agapisine, zanezerewe. Dukomeze tuzitegereze, twitegereza uburyo zibaho, twiga n'urukundo rw'Imana. Murakoze cyane.